umudamu rero abadamu mwihangane muri hano abadamu hari ikintu muhuriyeho ariko cyiza abadamu bakunda kumva abagabo bagakunda kureba mpamvu abagore bagenda bambaye ubusa mu nzira baba bazi ko intege nke z'abagabo ziba ku maso yabo no bakavanamo imyenda bakagenderaho abagabo mwagiye mureba hejuru byabatwaye iki ko bataguruka abagore mujye mugenda mureba hejuru ntacyo bizabatwara kuko bamenye ko ikibazo cy'abagabo kiba ku maso kandi hari umugabo w'intwari witwa Dawidi muramuzi nta kindi yazize yarebye hasi abona umugore uri koga nibaza ikibazo kuki Adamu atarwanze ngavuga ati ntarwonje kuko ngeka ko umugore yamusobanuye hano kuye ariko si urugo rwo niki umugore yaguka cyanga wacyanga se ukararaye yari kurira yarubashe rero Adamu byamunaniye kwihagararaho ngo avuge ngo ndanze nawe aravuga ati sinjye kwiyabariza umugore ngiye kurya kandi namwe murabizi abadamu imbaraga mugira nta mugabo utanesha nta mugore utanesha umugabo niyo yaba akagore gato cyane kari hasi y'abandi umugore ashobora kubwira ati irukana nyoko wakubyaye wakongeje ugasigara rwose ati urahitamo nyoko cyangwa ngewe utoya mama nagende ati mama nabagiye ati nagende mama nagende rwose ndagumana nawe abagabo rero ugomba kuba mugenzi wacu rero byamubayeho aravuga ati madamu rwose ndarurya ntabwo Adamu yigeze yemera inshingano kubazwa inshingano baramubajije wariye ku giti aho kugira ngo yemere ahita avuga ngo rwose ntarashaka nari umurokore nari nuzuye umwuka wera wa mugore wanzaniye ntanagusabye niwe wimpaye tekereza nawe niyo mpamvu nyambuza abantu bavuga ngo Imana yabwengera abashakira mwagiye mwishigekera wajya ukihitiramo byazanga ntukabeshyera Imana n'uyo mukuwaye ukajya kubeshyera Imana ngo yaguhaye umugore byamara gupfa ngo niyo yamuguhaye oya Imana yaguhaye ubwenge iguha guhitamo Adamu ahita bishyira umuryango muri itorero ryacu gitangira uyu munsi kugeza ku cyumweru gifite insanganyamatsiko igira iti ubumwe bw'umuryango ishingiro ry'iterambere ryuzuye ndagira rero ngo turebere hamwe dukoresheje Bibiliya twemera kuko niyo tuyobora uko umuryango watangiye n'inshingano wahawe n'uburyo waje kuzivamo kandi n'uburyo Imana agaragaje ko icyo cyifuzo yagikomereje mu bandi bayemereye turaza kubibona umwanya muto dufite dusome mu itangiriro igice cyawo cya mbere umurongo 26 haratubwira inkomoko yacu twese dufite aho dukomoka uwafata umuntu wese agasubira aho yavuye twakwibona dusubiye muri Adamu twajya muri Eva tukajya muri Adamu tugasanga Adamu nawe yari mu bitekerezo by'Imana dufite inkomoko yacu rero Bibiliya rero ni igitabo cyiza kitubwira inkomoko y'isi n'ibiyirimo kikatubwira nuko dugomba kuyibamo ndetse n'iherezo ry'igisi n'abayirimo ariko reka turebe inkomoko y'umuryango n'inshingano Imana yatanze ize kuduha n'icyifuzo cyo gusengera kubera ko insanganyamatsiko ni nziza cyane ituma n'Imana ubwayo nkayo yatangije umuryango ubona ko hari abantu bari mu isi bashyigikiye icyifuzo yari ifite haranditse igice cyaho cya mbere 26 kugeza 28 wafite Bibiliya n'abatayifite ndabasomera nta kibazo nitangirije ndi kuvuga haranditse ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe batwera amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo yose n'isi yose n'igikururuka hasi cyose Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo afite ishusho y'Imana niko Imana yamuremye umugabo n'umugore niko yabaremye Imana ibaha umugisha Imana yababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi mwimenyereze ibiyirimo mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi reka dusoreze mu itangiriro 18 umurongo waho wa 19 uyu nundi nawe Imana ibwiye impamvu yamuremye kamuhamagara
naho haravuga umuryango. Ni hafi aho ngaho mu itangiro 18 umurongo wa 19 ni ijambo rikomeye Imana abwiye Aburahamu ivuga ku muryango. Haranditse ngo kuko icyatumye mumenya. Ariho kugira ngo umuntu udasanga ufite Bibiliya wenda ayumve aho bituruka. Reka mbere ku 18 haruguru gato. Kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'umunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. 19 rero kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho ukomeza mu nzira y'Uwiteka, bagakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho byose. Amen. Katuganire kuri aya magambo mu mwanya muto kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda dufite. Abasoma Bibiliya duha amakuru yose dukeneye. Iyo usomye mu itangiriro igice cyaho cya mbere atubwira uburyo Imana yaremye ijuru n'isi, ariko bitavuze ko hari n'abatabyemera bafite ibindi bemera cyangwa bafite ibindi basoma. Ariko twebwe turi hano twemezanya na Bibiliya ko isi yaremwe n'Imana ikoresheje ubumana bwayo isibaho. Dusomye rero mu itangiriro hatwereka ko Imana yaremye isi mu gihe kingana n'iminsi 6. Niba iminsi ivugwa hano ingana n'iminsi dufite cyangwa bibarwa kimwe, ako Bibiliya ivuga iminsi 6. Iminsi 6 iminsi 5 ni iminsi 5 kuva ku wa mbere kugeza ku wa 5 yari imaze kurema ibintu byose mubona. Kurema isi iyi ngiyi iri isi materiel tubona n'ibiyiriho n'imibumbe yigaragiye. Bibiliya ikatwereka ko ku munsi wa 6 Imana yaremye umuyobozi w'isi. Yaremye umuyobozi. Iyo ndi kwigisha abubatsi ngo abajene urubyiruko rugiye gushaka, njya nifashisha Bibiliya nkababwira ngo mbere yuko Imana yubakira umuntu urugo rwa mbere Imana yubatse, hari ibyo yabanje kubaremera by'ibanze, maze kubirema ibahamagara yamaze kweza. Yarababwira ati imimenyereze ihari, ariko hari ibintu nakoze by'ibanze. Kabaza umusore nti wowe kugiye kubaka urugo nawe mukobwa mufite iki? Ko Imana yabanje kumara iminsi 6 iri kurema iby'urugo rwa mbere ruzatunga, uje kubaka urugo nkandi urugo ntiruzahagarara guteka kuva ku munsi wa mbere kugeza igihe azazira. Ntiwemereye kuvuga ngo ntimwatetse, nta byo kwihangana bihari, abakitsi babyuka baza, urimo ubwira abantu ufite urugo nkandi ufite iki? Imana yarabanje irarema ndetse iraneza. Adamu yasanze ari gusarura gusa. Aramubwira ati kurya ibyo birahari, ariko aramubwira ngo ni byonyine ndemye, ibisigaye nawe uzirwarize. Iri mu muntu rero, iri mu mugabo n'umugore. Abantu bajya bibaza bakatekereza ko umugore yaremwe nyuma, niko Bibiliya avuga ati ko yakuye mu rubavu umugore, ariko Bibiliya tubwiye ngo niko yabaremye kimwe. Yabaremye kimwe. Ibindi byaje nyuma abasoma biramuzabona ukuntu harimo ibihano byagiye biza byatumye haza ibintu by'ubusumbane, ariko Imana iri mu mugabo n'umugore ngo yabaremye kimwe. Hari ikintu nakunze muri iyi nkuru rero. Icyo nakunze cyambere, Imana kubera inshingano yagiye kwa inshingano, Imana yagiye gutanga inshingano 5. Yagiye gutanga inshingano 5 kuri uyu muryango. Inshingano ya mbere yagiye kubaha kuyobora abantu, kuko urugo ruvukamwe abantu. Mwese ko muri hano mwavutse mu rugo, ukabona havutse umuntu wawe mutanaziranye. Kuko njya ndeba ukuntu abagore n'abagabo bajya kwa muganga kureba umwana wavutse bamumara nyuma y'ikenda mu nda, ukabona ari guhengeza batamatwi n'ise atamano ni nyina, ukabona umuntu wavutse wabo ntibamuzi. Urumva rero umuntu Imana yagiye gukonfia, kugirira icyizere, ikamuha izo nshingano, yari yagomba kubanza kumuhugura, akamuha amahugurwa akomeye. Njya nifuza ko hazabaho amashuri yigisha ibyingo, cyangwa se mufashangisho tugira ku mashuri, akamu porogaramu ivuga umuryango. Kuko ubona umuryango ni ishingiro ry'igihugu, ni ishingiro ry'itorero, twese niho dukomoka,
niyo mpamvu iki gikorwa cyabaye uyu munsi hano iwacu inyabisinde mu itora ADPR ni igikorwa cy'ijuru, ntabwo ari igikorwa cy'abantu, kuko iyi projet ni y'Imana. Twe tuje gushaka gushyigikira umushinga w'Imana watangiriye muri Edeni, kandi Imana ikomeje gushyigikira. Imuhara inshingano eshanu. Inshingano ya mbere yamubwiye ngo uzaba mutegeki, yamuhaye gutegeka, yamuhaye autorité, mu butware, gutegeka bazakomoka mu rugo rwe. Kuko twasomye hariya mu itangiro 18:19 Imana yabwiye Aburahamu icyatumye nkumenya. Abantu mwese muri aha buri cyatumye Imana ibamenya. Gahunda nta yindi, no kugira ngo utegeke aho mu rugo rwawe bazashyire mu bikorwa umugambi w'Imana. Niki cyatumye Imana ihamagara Aburahamu, icyatumye Imana imenya, cyatumye urugo rubaho rwawe, no kugira ngo abazakomoka iwawe wige kubategeka bagendere mu mugambi w'Imana, basohoze iby'Imana bashakaho. Harimo inshingano rero y'ubuyobozi. Imana ihaye uyu umugabo n'umugore ubuyobozi. Icya kabiri yari bahaye n'ubukungu. Urumva bari babiri, ibaha imigezi, ibaha amashyamba n'ibiyarimo, ibaha zahabu zo munsi y'ubutaka, ibaha ibigaragara n'amaso n'ibyo bashakisha. Uyu muntu rero ugiye guhabwa ibi bintu, muzari umuntu w'umukire utagira discipline, umuntu w'umukire gusa ufite amafaranga. Urukunda amafaranga muhitana. Yuhawe ibintu utagira uburere birakwica. Ibyo bikwica ubwabyo. Niyo mpamvu Imana yavuze ati ndabanza muhugure, ujye gutunga izahabu yose n'imigezi muzengurutse n'amatungo n'ibyo mu kirere, ndabanza muhe inyigisho zihagije kugira ngo ataza kwishwa n'ubukungu hawe. Icya gatatu Imana yari muhaye icyo nshaka gusaba abantu bose bari hano bakwiye kumenya, yari muhaye kororoka. Imana yo yararemye aba babiri, avuga ati ibindi bisigaye ukundi kuntu abantu bazabaho, indi nzira yo kubaho kw'abantu izakomoka mu muryango. Mwibaze rero uyu umuntu azaboneka ati, ntabwo umwana bazamukora, hazabaho imibonano mpuzabitsina hagati y'umugabo n'umugore. Ariko ujye usanga abantu batamenya ko iyi ni impano yagenewe abashakanye gusa, nibo bonyine bemerewe iyo gift, naho abahungu n'abakobwa niba muri hano muri ibyo bintu gukubagana ntimushobora kuzagira urugo rwiza, ko ntabwo mubyemerewe. Niyo mpamvu umukobwa wiyubaha n'umuhungu wiyubaha arindira amasezerano, akazarahirira imbere y'ubuyobozi bwite bwa leta, imbere y'itorero, agemerewe n'umuryango, agahabwa umugisha. Hari umugisha ubuhari. Ubwo rusanga abahungu n'abakobwa bakubagana kandi bitemewe. Ni impano yagenewe abashakanye. Kubera iki? Nuko irimo no kororoka. Niyo mpamvu igomba kuba ari impano yubashywe. Paulo yandikiye Abakorinto arababwira ngo gushakana, ngo kurongorana kw'abashakanye kubahwe na bose. Ni ukubera ko ari ibintu bivamo n'abantu. Niyo mpamvu nta muntu ukwiye gukinisha umubiri w'undi muntu, akwiye kurindira isezerano. Ubwo icya mbere ni ukuyobora, icya kabiri ni ukuyobora ibintu ibiri ku isi, icya gatatu ni ukororoka, icya kane yari bahaye gusabana nayo, gusabana hagati mu muryango no gusabana nayo. Imana ikunda kuba mu muryango, ni Imana y'umuryango. Niyo mpamvu muzabona abantu benshi bari muri Bibiliya afite amazina akomeye. Iyo Imana ibona uzabyara umuntu ukomeye, nawe kubwira uko witwara. Umuntu ushaka kuzabyara abantu badasanzwe agomba kuba udasanzwe nawe. Uzabaze Yohana Mubatiza, Imana yari ikeneye umuntu ukwiye kuzana ububyutse mu Isiraheli. Ijya gutegura nyina na se, iramubwira ngo hari umuntu nkeneye, natekereje sanga umuryango nizeye ari uwawe, none kubera izo mpamvu sinzumva inzoga muri urugo, sinzayumve mu mudamu wowe Elizabeth, sinzumve wanyweye inzoga. Nawe muzehe Zakariya, menya ko azavuka umuntu ukomeye. Imana ibaha discipline y'ibyo kurya, yuko bazitwara, ibabwira n'impamvu n'amasezerano y'umwana uzavuka. Imiryango yitwara neza rero ivukamo abantu badasanzwe. Niyo mpamvu Imana yubaha umuryango kuko izi kizavamo. Inshingano ya mbere rero yari yo ngiyo yo kuyobora abantu, ya kabiri kuyobora ibintu, ya gatatu kororoka, ya kane gusabana n'Imana. Ariko ngeze gukororoka, iyo yavuze ngo mwororoke mwuzure isi, ni ukuvuga ko ntabwo Imana ari ikeneye abantu bapfa. Buriya nta muntu ukwiye kuvuka ngo apfe. Niyo mpamvu habaho gahunda zitandukanye zo kurinda ko umwana yavuka agapfa. Kubera ko iyo bavuze ngo ni inka y'icyororo, ni ukuvuga ngo ni inka ibyara ikororoka
iyo bavuze ngo naguze insina mfite insina urutoke rwiza, ntago ari rwa rutoke umuntu aba afite ruvamo ibitoki 10 cyangwa 20 gikorwa n'umuntu umwe. Ni igitoki kimwe kivamo ibiro 500. Nicyo baba bavuze kororoka. Ni umuntu umwe uvamwo abandi benshi. Niyo mpamvu uzasanga muri Bibiliya ubona ko abantu babaga bavutse mu buryo nk'ubwo mvuze babaga bafite ubudahangarwa n'uburinzi, kuko yabaga arunzemo amasezerano. Imana imaze kubona ko uyu muntu ragiye kuba gutyo, ibanza gukora ikintu kimwe nakunze cyane cyo kumurema mu ishusho yayo. Yaravuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Bira gifaransa ravuga ngo faisons l'homme à notre image, tumureme mu ishusho yacu. Cyangwa bakavuga ngo ni likeness, no kuvuga ngo ase natwe. Noneho rero abantu baremwe basa n'Imana gute? Basa n'Imana gute? Impamvu Imana yanze ko yashimye ko ibyo ari byo bibanza. Abantu mwese mwicaye hano, hari ibintu Imana yabanje gukorera uyu muntu. Yaramubwiye atumva rero, inshingano ryo guhazirakomeye. Uzi ko isi yose iriho abantu babiri, none bazawukomokaho bagomba kuzayuzura. Uruzi ko harimo ubukungu bukomeye ugiye kuyobora. Iramubwira ngo uzanimenyereza no kurema. Murakoze cyane. Harimo nicyo kurema, harimo kuyobora abantu, kuyobora ibintu, kororoka, gusabana n'Imana no gukomeza kurema. Bibutse ko nta kindi Imana yongeye kurema, yararangije, ibisigaye byose yabihaye umuntu. Uyu muntu rero akeneye discipline. Uyu muntu ugiye guhabwa inshingano akeneye indangagaciro zidasanzwe. Izo ndangagaciro rero Imana ijya kumurema, iyo yavuze ngo tumureme asati ase guti. Abubatsi muri aha mwamfasha kubyumva, twebwe tubonye inzu ihagaze abantu bagira ngo babyutse bayubaka busa. Ntabwo umuntu abyuka yubaka inzu, ahubwo hari abantu babanza kuyiha design, kubanza kwishushanya. Izaba ifite ibyumba bingahe, izaba isa gute, izaba ifite amarangi asa gute, barangiza bagafata igishushanyo kugishyira hariya, ubaka wese akubaka kuri icyo gishushanyo. Imana nayo rero yarabanje aravuga ngo reka tubanze tumureme ase natwe. Hazamo icyo bita ubwinshi. Iyo bavuze ngo ase natwe, kubemera Bibiliya n'ubutatu bwera, bamwe bakavuga ngo ubutatu butagatifu, haba hajemyo Imana Data, hajemyo umwana wayo Yesu Kristo, hajemyo n'umwuka wera. Ubwo butatu rero nibwo bwarimo bukora iyo nama kugira ngo uyu muntu aremwe ase n'ubwo butatu. Muri iyo image y'Imana rero harimo iki? Harimo icyo bita values, indangagaciro z'Imana. Muri zo rero nako muri ADPR hari zo tugira, turazifite mu nsengero twashyizeho kugira ngo abakristo bacu aho bari ujye ubona ibibaranga, n'umureba uvuga uyu muntu iyi nyitwarire yayikuye mu itorero rye. Imana ifite indangagaciro ziri muri image yayo. Ishusho y'Imana yari mu rukundo, base natwe. Niyo mpamvu Yesu yigeze abwira intumwa ze ngo mukundane nkuko natwe dukundana, mu bumwe nkuko natwe turi umwe. Urumva rero harimo ubumwe, aricyo kino cyifuzo dufite, ubumwe bw'umuryango, ishingiro iterambere ryuzuye, harimo ubumwe. Yarababwiye ati mva rero ntago muzashobora kuyobora abantu, mushobore kuyobora ibintu, mushobore kororoka, mugira abantu bazima, mubane nanjye kandi mukomeze kurema mutagira ubumwe. Mu ndangagaciro z'Imana, muri iyo shusho y'Imana harimo ubumwe, harimo urukundo, harimo gukora, harimo kurema. Ibyo byose byari mu rukundo, muri iyo image y'Imana. Ikibabaje rero nuko nubwo ari uko byagenze, Imana igatanga amabwiriza yose kuri uyu muryango, na Satani yari ahari. Niyo mpamvu nimubona urugo ruri gusenyuka, mumenye ko uwasenye urugo rwa mbere niwe usenya n'iza none. Uwasenye urwa mbere niwe usenya n'iza uyu munsi. Ndashima rero uyu munsi ko twamuhagurukiye nawe, kandi iyo twaje hano waba hari bateze amatwi ari kumva ngo arimo bavuga iki, turaza gusenga kandi turamwirukana mu izina rya Yesu. Amen. Hari amasengesho Imana yumva vuba nayo gusengera umuryango, kubera ko ibintu Imana yavuze ku gihugu cy'u Rwanda, yavuze ku itorero ryacu, yavuze kuri kano karere, nta handi bikomoka ni mu muryango. Umuryango ubana mu makimbirane, ntumutekereze ikindi kizawuvamo, n'abana babo bazakimbirana. Nibutse abanyarwanda turi kumwe bakuru, kera ntago umukobwa baramagizaga umukobwa, baramakizaga nyina. Ntago banakizaga, iyo bashaka kuramagiza umukobwa wanza kureba nyina wameze ati, ukamenya ngo ubwo nyina yitwara cyane niko n'umwana ameze. None rero biragoye kino gihe, niba ba nyina nabo basa nk'abana, hagiye bona ba nyina bameze nk'abana, nabo kona nyina nawe ni nk'umwana, no kwibaza nyina w'umuntu ari wahe.
kibaza no yaturutse. Niyo mpamvu barambagizaga nyina bakavuga ngo umwana mu mureke, nimubona nyina ubwo nyina niwe mwana. Bashaka kurambagiza umuhungu bakarambagiza se, ugasanga umuryango nyarwanda wubatse kuko ni wabo bafite indangagaciro. Nigeze mbaza ababyeyi mu mahugurwa bubatse ngo ndababaza ngo niye impano waha umuryango uramutse uri umuntu w'umugabo, nihe impano waha abana bawe? Sanga ababyeyi nyine basohokana abana babo bakabashyirira amashuri meza kandi ni byiza cyane, bakabagurira imyambaro myiza, bakabagurira utuntu twiza cyane, bakabajyana ahantu hadasanzwe. Ibyo ni ibintu byiza, ariko impano iruta izindi umubyeyi w'umugabo, umubyeyi w'umumama yagombye guha abana be ni uko abera icyitegererezo cyiza muri byose. Niyo kintu waha umwana wawe, umwana wawe azamera nkawe, azamera nk'uko umeze. Niyo mpamvu rero iyo turi kubaka umuryango tunawuvugaho tuba turimo tureba kure, tuba turimo tureba urugo rw'ejo n'uruzakurikiraho. Mpamvu Imana yabwiye Aburahamu ngo icyatumye nkumenya ni ukugirango ugire urubyaro rwubaha Imana, kandi ibyo navuze kuri wowe bizasohore. Cyo nshaka kuvuga ko umuryango ndatinze, ndashaka kubabwira ko Imana igira umwanzi witwa Satani. Yarimo yumva ayo masezerano bari guha urwo rugo rwa mbere, dore ko banarusengeye. Nasanze handitse ngo Imana ibaha umugisha. Uzi ko Imana n'abasengeye iravuga ati ngiye kubaha umugisha irawaha, ariko ibaha amategeko. Ibabwira ati nubwo mbahaye ibiribwa hari n'ibitaribwa, hari ibikorwa n'ibidakorwa. Burya ubuzima bwose bubamo ibyemewe n'ibitemewe. Ubuzima bwose bwo bukagera bubamo yego na oya, bukabamo umukara, bukabamo n'umweru. Irabwiye ngo nubwo mbahaye kurya byose, ariko nshaka kureba ko munumvira kino cyo ntimuzakirye. Satani bari kubyumva. Umuryango wa mbere wasenyutse rero, wasenyutse ute? Umuryango wa mbere cyawusenye. Ni usoma Bibiliya uzasanga umuryango warasenyutse. Cyo cyambere navuze uko Imana yaremye ijuru n'isi, ivuga n'iby'umuryango. Cyo cya kabiri urabona ubukwe bwa Adamu na Eva. Cyo cya gatatu urazahabona hajemo Sekibi waje mu ishusho y'inzoka ajya gusenya umuryango. Icyo yazanye cya mbere ni ugusenya ubumwe bw'uyu muryango. Adamu na Eva natangajwe n'ukuntu batavuze rumwe ku kigeragezo cyabateye. Muzamfashe gukora ubushakashatsi mumbwire impamvu Eva agiye gusoroma imbuto wenyine. Eva kuki yagiye wenyine gusoroma imbuto? Umugabo yari yagiye mu kahe kazi? Yaragiye mu ihe nama ko bari babiri, yaragiye. Kandi ko umugore atagomba kwifasha inzoka wenyine. Inzoka ntago wayifasha. Satani ntiwamurekera umugore. Kuvuge ngo ndamurekera umugore ngo madamu ugende ujye mu ishyamba riri mu inzoka. Umudamu rero, abadamu mwihangane muri hano, abadamu hari ikintu muhuriyeho ariko cyiza. Abadamu bakunda kumva, abagabo bagakunda kureba. Mpamvu abagore bagenda bambaye ubusa mu nzira baba bazi ko intege nke z'abagabo ziba ku maso yabo, no bakavanamo imyenda bakagenderaho. Abagabo mwagiye mureba hejuru byabatwaye iki? Ko bataguruka abagore mujye mugenda mureba hejuru, ntacyo bizabatwara, kuko bamenye ko ikibazo cy'abagabo kiba ku maso. Kandi hari umugabo w'intwari witwa Dawidi, muramuzi, nta kindi yazize, yarebye hasi abona umugore uri koga. Ko ntabwo umugore yagiye mu kirere muri etaje areba hasi umugore uri koga atanaze no kwandi, ntamenye ari nuwahe. Ajya kubaririza nyuma ati bonye umugore wambaye ubusa umumbarize. Tekereza ntaza ari no kwande. Niyo mpamvu rabaga muzajya mugenda mureba hejuru bizabafasha. Abagore namwe ikibazo cy'amatwi ko gutega amatwi. Bijya bavuga ngo uyu mugore ngagira uyu mugabo ngagira amazimwe nk'abagore. Burya abadamu impamvu bavuga gutyo nuko mwumvise ibintu byinshi. Eva yateze amatwi inzoka, baganira ku giti n'impamvu atakirya. Nawe asobanura iby'amabwiriza yahawe n'Imana. Inzoka imuha amasomo. Eva atsindirwa muri Edeni arangije ngo arya urubuto. Abantu bavuga byinshi ariko reka nemere ibyo Bibiliya ivuga. Urubuto ngararurya. Amaze kururya rero asomera ashyira n'umugabo utari waje aho ngaho mu busitani. Yanibaza ikibazo, kuki Adamu atarwanze? Ngavuga ati ntarwo ndyo, kuko ngeka ko umugore yamusobanuye hari ukuye. Ariko si urugo rwo niki umugore yaguka cyanga. Wacyanga se ukararaye. Yari kurira, yarubashe rero. Adamu byamunaniye kwihagararaho ngo avuge ngo ndanze. Nawe aravuga ati sinjye kwiyabariza umugore ngiye kurya.
kandi namwe murabizi abadamu imbaraga mugira. Nta mugabo utanesha, nta mugore utanesha umugabo, niyo yaba akagore gato cyane kari hasi y'abandi. Umugore ashobora kubwira ati irukana nyoko, nyoko wakubyaye wakongeje, ugasiga rwose ati urahitamo nyoko cyangwa ngewe utoya mama nagende. Ati mama nabagiye, ati nagende, mama nagende rwose ndagumana nawe. Abagabo rero gomba kuba mugenzi wacu rero byamubayeho. Aravuga ati madamu rwose ndarurya. Ngo akimara kururya ngasanga yambaye ubusa. Asanze yambaye ubusa. Imana rero muri ya bine babwiye harimo no kuza kubasura buri mugoroba nkuko bisanzwe. Iza mu materaniro y'urwo rugo rwa mbere. Ngo ihageze ibaza Adamu ati biri heshya, ati nahunze mu materaniro sinzamo nambaye ubusa. Wabaye iki? Tinariye ku giti. Iramubaza ngo wariye ku giti nakubujije? Adamu murebe ukuntu urwo rwa mbere rwasenyutse. Amakimbirane yo mu ngo ntabwo yatangiye none amaze imyaka. Ntabwo Adamu yigeze yemera inshingano, kubazwa inshingano. Baramubajije wariye ku giti, aho kugira ngo yemere ahita avuga ngo rwose ntarashaka, nari umurokore, nari nuzuye umwuka wera, wa mugore wanzaniye ntanagusabye niwe wimpaye. Tekereza nawe. Niyo mpamvu nyambuza abantu bavuga ngo Imana yababwiye ngo irabashakira, mwagiye mwishigikira wajya ukihitiramo, byazanga ntukabeshyera Imana n'uyu yamukuhaye. Ukajya kubeshyera Imana ngo yaguhaye umugore, byamara gupfa ngo niwe yamuguhaye. Oya, Imana yaguhaye ubwenge, iguha guhitamo. Adamu ahita abishyira ku mugore. Ayo ni amakimbirane abyikuye abihaye madamu. Madamu wamujije avuga ati nawe Mana washyizemo inzoka, inzoka wazanye niyo yabizanye. Imana ihita ifata icyemezo cyo guhana. Ihana umugabo, ihana umugore, ihana n'inzoka. Ariko urwo rwa mbere bibutse ko rwasenyutse. Imana ihita ivuga ngo kubera ko mutumva ibyo nababwiye, Edeni nabahaye ndayishenye. Ndashaka kubabwira ko twabaye mu ngaruka z'icyaha cy'urugo rwa mbere. Y'urugo rusenyutse rero ntabwo bigarukira hafi. Niyo mpamvu ninginga abantu mwese mwubatse ingo kugira ngo muzikomereho. Bibiliya ivuga neza, ntabwo navuga inkuru z'uko byagenze, ariko mwibuke ko twavukiye inyuma y'urugo. Twavutse kwa Adamu baramwirukanye na Eva, barahakinze bashyira n'abakerubi ngo baharinde. Naho twavukiye. Umugabo imivumo iraza, bamubwira ko amahirwe afite agabanutse, azajya yiyushya kuya, ibwira umugore yuko azajya abyara ari uko ababaye. Irangije n'inzoka irayihana, ati nawe wanzoka uzagenda ukurura inda kandi uzatungwa n'umukungugu. Kizugwangano hagati yawe n'urubyaro ruguru umugore, nakubona azakumena umutwe, nawe uzamujya agatsinsino. Ibyo ni bihano bijyana n'urugo rwa mbere rwasenyutse. Ariko amakuru meza dufite, tuza no kubona uko dusenga. Imana yari ifite amahitamo atatu. Aya mbere, ko uru rugo rwanze nicyo nshaka kipfuye, kuko Imana imaze kubona byanze yashatse icyo bita plan B, yashatse ikindi gikurikira. Yari ifite amahitamo atatu. Ese uyu mushinga w'urugo n'umuryango n'amasezerano nahaye ko abantu bose isi zuzura abantu, mfitemo kuwusoza nkawureka nkarangiriza kuri aba projet kananira. Uburyo n'uburyo bwa mbere Imana rifite. Uburyo bwa kabiri, wawe recuperation, kareba ukuntu nongera kugira ikintu ushyiramo. Haryo umuntu ahomba agasaba loan, agasaba inguzanyo muri banke, agashyiramo kugira ngo azamure business ye. Uburyo bwa gatatu Imana rifite ni ukubyihorera bikijyana bikajyo bigiye. Imana ikora amahitamo ya kabiri rero, ari yatumye twicaye hano. Ni ukuvuga ngo reka nohereze Yesu. Amen. Adamu wa mbere nubwo byamunaniye, ndazana Adamu wa kabiri. Abazamwizera ibyananiye Adamu wa mbere muri Edeni, uyu we bamwizera bazabishobora. Niyo mpamvu abakristo basabwa kugira ingo zitagira abandi, kubera ko dufite undi Adamu utajya unanirwa. Ingo zanze iyo ugeze muri Kristo ziremera, ndetse n'iziri muri we ntacyo ziba. Niyo mpamvu nitujya gusenga mwemere tuze kumusenga tumubwira ngo mwami, nubwo Adamu wa mbere byanze ariko Adamu wa kabiri biremera. Yesu nashimwe. Hano turabwa kubihamya. Hari ingo zubatswe n'umwami Yesu. Niyo mpamvu muzasoma muri Matayo 7:7 hari inzu ebyiri. Iyo bavuga inzu njyamo nari ingo, ngimwe yubatse ku musenyi, ndi yubatse ngo ku rutare. Zombi zarazamutse. Cyeka kora ama etage kuko zari ndende. Iyo yubatse ku musenyi rero haje umuvu, haza umuraba, haza umuyaga, haza ishuheri, haza imivu, iyo nziragwa. Ariko kuntu bayivuga commentaire bashizeho baravuze ngo kugwa kwayo kwabaye kunini. Bavuga inzu ya kabiri rero yasaga niyo ngiyo, nayo yahuye n'ibyo ngiyo yahuye nabyo. Haje umuvu waguye
kubibatse ku musenyi niwe waguye no kubibatse ku rutare. Umuyaga waguye wahushye kubibatse ku rutare niwe waguye no kubibatse ku musenyi. N'imvura ni kimwe. Noneho ngo yanzu sigari ihagaze. Njyewe mbireba rero mbona iyo nzu ya kabiri itaraguye niyubatse kuri Kristo. Amen. Bene data, abapagani n'abarokore bahura na bimwe kuko utugerageza n'umwe, ariko dutandukanira nuko tubyitwaramo. Umuyaga n'umwe, umuraba n'umwe, imivu n'imwe, ariko bitewe naho twubatse ntabwo tunyeganyega. Amen. Ndashaka rero soza ko icyo cyifuzo cyo gusengera umuryango ukubakwa kuri Kristo Yesu kugira ngo umuvu nuza n'umuraba bataza kuzana amacakubiri atuma urugo rusambuka, kuko bavuze ngo iyo nziragwa kugwa kwayo kwabaye kunini. Hari imibare numvise muri uyu mwaka y'imiryango iri gusaba ubutane. Niba hari iyo mibare ari ikiriho ngo igera ku imanza zigera ku 18,000 z'abantu bari gutana. Abo ni abamaze kwiyandikisha, tutavuze abatanye mu ibanga, n'abatanye mu cyumba, n'abatanye mu nzu, n'abatanye mu mutima. Hari umuntu wagiye gukoresha amahugurwa y'abagabo n'abagore, arababaza ati Imana ibahaye deuxième session ku bantu bize système d'Igifaransa, hegeye mwatsindwaga bakabaha amahirwe ya kabiri yo kongera gushaka. Bati Imana ikabaha amahirwe yo gusubiramo. Ni bande bumva barashatse nabi wazamura amaboko. Batesa amahirwe ahubwo ari hehe? Atahubwo asari hehe? Noneho ari abagore bari mu manegeka. Umuntu mu manegeka ni umuntu utazi ko ejo buzacya. Ariko reka mbabwire, Yesu nashimwe. Ushatse ibisenya urugo wabibona. Unushaka impamvu zo gusenya urugo rwawe zirahari. Ugiye kwandika kareba ku mugore wawe ibintu bituma mutabana, urebe itonde cyo bibone nibyo ubona ku mugabo wawe. Ariko mva nkubwiye kubaka n'amahitamo. Bigira amahitamo, uvuga uti nanjye sindi marayika, n'uyu sindi marayika, reka tubane kugira ngo muri twebwe hazavemwo umuryango wubaha Imana. Ndashaka kuvuga rero ko urwo rugo rwaguye rwubatse ku musenyi, kugwa kwarwo kwabaye kunini. Iyo umuntu yamaze kubaka urugo, ndasoje mutangiye bambaye irarangiye, iyo yubatse urugo akaba ari umugabo, tuba twarabutashye ubwo bukwe bwiwe dufite n'amafoto, twaranariye, twaragiye gusaba, tugakoma amashyi, tukajya gukwa, hakavuzwa impundu n'amazina y'inka n'urugori duhari, tukajya kwa padiri bakamushyiraho ibiganza, cyangwa kwa pasiteri, tukajya gufata idarapo ry'igihugu. Noneho tukaba tukuzi kuri papa na mama. Burya rero ufite n'abandi bakureberaho bari hafi yawe bazubaka, aho wabereye Marene na Pare. Iyo urusenyutse ntago hagurwawe rwonyine, ubwo no kuzindi nta rugo rusenyuka rwonyine. Burya iyo ukomeye hari abandi bakomera, ariko iyo usenyutse ubwo kuzindi ngo. Munyemerere dusoreze hano, twinginge nyakubahwa umushumba mukuru adufashe dusengere ingo, dusengere umuryango. Duhagurutse munyemerere tubikore, kandi mwibuke ko Imana duteze amatwi. Haguruka unyemerere dusengere urugo rwawe, urugo rw'umuturanyi, urugo ruzavuka ejo n'ingo zihari. Imana iri kumwe natwe. Karibu nyakubahwa mushumba, dusengere kino cyifuzo cyiza ubumwe bw'umuryango ariyo soko y'iterambere ryuzuye. Murakoze. Dusenge Imana. Mana yacu nziza, tukagushimiye uyu mwanya waduhaye twese, ari abari hano, ari n'abandi bari kutwumva bari hirya no hino, bamaze kumva umuhamagaro wahamagaye umuryango, umugambi ufite kuva wawurema. Kandi twahawe Kristo kugira ngo atubashishe kubaka. Iyo twubatse kuri wowe, nubwo haza ibibazo, nubwo haza ingorane, nubwo haza ibibazo bitari bimwe, tubasha kubitsinda, tubasha kugira ubumwe, kandi ubumwe bwacu bukagera no kubazadukomokaho. Tuzi ibibazo bitandukanye biri mu muryango, ingo ziri gusenyuka, ingo ziri mu makimbirane, abana bataye imiryango kubera ibibazo birimo, bajya ku muhanda, abandi biyahuza ibiyobyabwenge. Ibyo byose inkomoko ni icyaha, ni umubi, ni Satani. Ariko twongeye kuza imbere yawe kuko muri wowe harimo imbaraga zikiza rwose. Twongeye gusengera ingo, twongeye gusengera umuryango.
ingo zifite ibibazo nuzihe guhuza, nuzihe kuba umwe, abagabo n'abagore nubahe kureba kimwe, nubahe kugira icyerekezo kimwe, kandi nubahe kuzirikana ko gusenya bitava kuri wowe, biva ku mubi. Dusabye izo mbaraga rero, dusabye urukundo mu miryango, dusabye ubufatanye, dusabye gushyigikirana kw'abashakanye, dusengeye abubatse ingo bari hano, ubaha umugisha, ubaha amahoro, ubashoboze kujya mu cyerekezo cyawe. Kandi niba hari ingo zari zatangiye kugira ibibazo, uyu mwanya buri wese niyumva ijwi rimuhamagara. Niko tubasengeye, niko tubasabiye, niko dutegeka buri wese uri hano mu izina rya Kristo Yesu amenye ko icyo Imana imuhamagariye ari ukubaka urugo rwiza, kugira ngo bizabe azadukomokaho. Ibyo tubisabye mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen. Dukomere Yesu amashyi, tumushimire kandi tunashimira pastor umaze kutugezaho ubutumwa bwiza.